umwana avuka buriya mu mahame yo kuvuka k'umwana hari amasezerano asinya ariko atazi ko arimo kuyasinya. ayasinyira he? Urabona igihe umwana avuka aba ari kwa muganga cyangwa ari wavukiye mu rugo, ikintu cya mbere uyu mwana bamukorera, uyu mwana bamutegeka kurira. Iyo atarize baravuga ngo ntabwo ari muzima, iyo arize baravuga ngo ni muzima. Uyu mwana ntarareba ngo ibyo arebye bimurize, ntabwo arumva. Uyu mwana ntazi uko isi ihagaze, ayije atumva, ayije atareba, ntamenye ibiganza bimwakiriye, niba bimukunda bitamukunda, ngo uyu mwana arire. Ariko uyu mwana bikaba ngombwa ko bamukubita ngo agire gute? Arire. Ubundi tumenyereye ko umuntu iyo arize ni umubabaro. Hari uwarira kubera ibyishimo, amarira y'ibyishimo ya emotion abaho, hakaba n'amarira y'umubabaro. Ariko se uyu mwana hari emotion yagize imurijije? Igitumye rero arira, iyi si Satani akigabana yayitangije amarira. Uyu mwana arasinye isezerano rivuga ngo ndahiye kuzaba mu isi y'amarira. Umukiza akakubwira ati hari n'icyanditswe kivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Mbese uyu muntu abaye abizi ariko atabyizera, wakizera ko Yesu arangiza byose, karande yayikurwaho kubwo kwizera icyo cyanditswe gusa, bati iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yahindutse icyaremwe gishya. Aha ngaha nibyo ijambo ry'Imana icyo rivuga ni ukuri, kuko ijambo ry'Imana ntiribeshya kandi ntirinavangiye. Abari muri Kristo Yesu baba icyaremwe gishya. Yewe ngo n'ibya kera muri Kristo Yesu biba byibagiranye, ntabwo biba bikibukwa. Ariko reka dusubire inyuma gatoya. Ni muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya. Ibyaha wakoze byose mu maso y'Imana birasibangana, biranibagirana. Uba wabaye mushya muri Kristo Yesu. Ariko Pawulo yanditse amagambo avuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. None sizi intambara n'iziki ko twabaye icyaremwe gishya? Icya mbere, pastor, nubwo wabaye icyaremwe gishya, ntibutse ko dukizwa 50. Yes, mbahaye ikaze kandi nanone ndabishimiye ko mwakoze subscribe ku Isenga TV. Abantu mwese muri kudukurikira kuri The Blessed TV karindwi, munyarukire ku Isenga TV kugira ngo muze kuhakora subscribe, nandi hose muri kudukurikiranira mubimenye mujye ku Isenga TV muhakore subscribe. Ngewe nitwa City Hunter, muramenyereye rero mu biganiro byacu. Nimba utameze neza reka nkubwire ngo nagahora gahanze kandi namvu idahita, hari Imana igihindura amateka. Sindi njyenyine mu kiganiro rero, ndi kumwe na Pastor Alphas. Ubwa mbere tumutumiye hano iwacu kandi sinabwo bwa mbere mumubonye ku Isenga TV kuko ni nawe muyobozi w'icyo kinyamakuru cyiza cya Gikristo. Tuguhaye ikaze mushumba. Urakoze, turabashimiye kuduha ikaze. Imana ibahe umugisha. Indamukanyo y'abana b'Imana no kuvuga ngo Yesu ashimwe, wadusuriza abadukurikiye. Yesu ashimwe bene data badukurikiye aho muherereye hose, abari mu nzira bataha, abari mu ngo, abari hirya no hino, reka mbabwire ngo Yesu ashimwe. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Waduhesha umugisha ukadusengera tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uri mwiza Yesu, ubereye maso abagutegereje bose, kandi ni wowe byiringiro byacu, kandi ibyiringiro bitadukoza isoni, kandi nawe ntukorwe n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Amen. Tugutegereje rero nk'uko uyu mupfakazi yategereje uyu mucamanza ku bamurenganyaga kugira ngo amurenganure, aramutitiriza. Hanyuma kandi ngo uyu mucamanza utarubahaga Imana ntiyubaha abantu, igihe kimwe aza kubona ko uyu mupfakazi amurembeje kandi amuruhije, ngo yiyemeza kumurengera ariko kugira ngo amuve mu maso. Hanyuma Yesu ubwo acaga uwo mugani wabwiye abigishwa bawe ngo niba uyu mucamanza utubaha Imana ntiyubaha abantu yararengeye umupfakazi, Imana izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro.
ni wowe twiringiye kandi tuguhanze amaso nk'uko umugaragu yahanga shebuja, tuguhanze amaso nk'uko umusha ayahanga nyirabuja. Ngaho ni wewe wenyine ku buzima bwacu, ni wewe duhaye ikaze mu mitima yacu, kuba dukurikiye bose iri sengesho rikingura imitima yabo mu izina rya Yesu, amen. Amen. Abantu badukurikiye basoze iki kiganiro, tugiye kuganira kuri karande gusa. Musho ufite experience, urabizi, ubibamo, nayo mpamvu tuba twabatumiye kugira ngo musubize ibibazo abantu baba bibaza, ndetse munatange inama cyangwa munatange inyunganizi ku bintu bimwe na bimwe bigenda bivugwa n'abakristo. Umuntu yatinze gushaka ngo ni karande, umuntu yatinze kubyara ni karande, umuntu yabuze akazi ni karande. Twakibaza ubundi karande ibaho? Murakoze cyane twakira muri iki kiganiro kivuga kuri karande. Karande zibaho, ariko kandi kuko karande na kamere ni bimwe. Uko karande ituruka kuri kamere muntu. Buriya rero karande ziri uburyo bwinshi, kandi n'abantu ntago bagira karande zimwe. Buri muryango na buri gisekuru kigira karande yacyo. Wanyemerera no guciye mu ijambo tugatangirira ahantu, ubundi karande ni iki, nimbibaho none? Karande nkuko nari mbikubwiye ni kamere. Ni kamere. Ubundi giterwa na karande ni ubwami bw'umwijima, ni imyuka mibi. Karande igaturuka ku cyaha cy'inkomoko. Yego. Kuko buriya karande ya mbere yabayeho tuyisanga muri Bibiliya, ku mukurambere wacu Adamu. Buriya Adamu yatangiranye karande yo kutumvira Imana. Yego. Ndetse na Eva. Iyo karande iraza igera no mu bana babo. Igera kuri Kayini, ndetse igera no kuri Abeli. Mu muryango wa Adamu, mu bana babiri abyaye habonekamo abana babiri, ugendera muri karande ya se n'utagendera muri karande ya se. Habonekamo uwagomeye Imana nk'uko Adamu yagomeye Imana. Ariko Imana mu bana ba Adamu iteguramo n'uzumvira Imana. Rero karande, buriya hari karande yo mu nzu y'Imana, hari na karande yo mu bisekuru byo mu miryango tuvukamo. Tuvuga urugero, ushobora kuba waravutse mu muryango ubandwa, uterekera, umuryango uraguza. Iyo rero uvutse utaramurikirwa n'umucyo w'Imana, bigusaba kugendera muri izo karande. Reka mvuga aka kantu. Ari nayo mpamvu ubona umwana avuka, buriya mu mahame yo kuvuka k'umwana hari amasezerano asinya, ariko atazi ko arimo kuyasinya. Ayasinyira he? Urabona igihe umwana avuka aba ari kwa muganga, cyangwa ari wavukiye mu rugo. Ikintu cya mbere uyu mwana bamukorera, uyu mwana bamutegeka kurira. Iyo atarize baravuga ngo ntabwo ari muzima. Iyo arize baravuga ngo ni muzima. Uyu mwana ntarareba ngo ibyo arebye bimurize, ntabwo arumva. Uyu mwana ntazi uko isi ihagaze, ayije atumva, ayije atareba, ntamenye ibiganza bimwakiriye, niba bimukunda bitamukunda, ngo uyu mwana arire. Ariko uyu mwana bikaba ngombwa ko bamukubita ngo agire gute? Arire. Ubundi tumenyereye ko umuntu iyo arize ni umubabaro. Hari uwarira kubera ibyishimo, amarira y'ibyishimo ya emotion abaho. Hakaba n'amarira y'umubabaro. Ariko se uyu mwana hari emotion yagize imurijije? Igitumye rero arira, iyi si Satani akigabana yayitangije amarira. Uyu mwana abasinya isezerano rivuga ngo ndahiye kuzaba mu isi y'amarira, kuko akigera ku isi baramukubise. Uyu mwana bamukubitiye iki?
nta cyaha yakoze uyu mwana ntawe arebye nabi uyu mwana ntawe atutse uyu mwana ntawe yoneshereje uyu mwana ntawe yambuye amafaranga ariko baramukubise inkoni za mbere akazikubitwa kigira gute kuko ageze ku isi yo gukubitwa ageze no ku isi yo kurira ikintu cya mbere umuntu akora kigera ku isi ni ukurira ni ugukubitwa yego ngo kugira ngo bamenye kuri muzima rira kugira ngo bamenye kuri muzima baragukubita kugira ngo urire aho rero uwo watangiranye na karande y'umubabaro yego hanyuma rero buri miryango ikagenda igira karande z'uwo muryango z'umuryango urugero umuryango umwe ushobora kugira karande yo kudashaka yego niba ubyaye abana 10 ukagiramo abana 2 cyangwa umwe utazigera ashaka akaba muri uwo muryango kubera iki kuko imigenzo y'uwo muryango yitegeka ko nubwo hari abazashaka ariko hazaba igitambo cyo utagomba gushaka kandi akagaragara muri uwo muryango ugasanga mu ruhererekane kwa so wanyu kwa nyoko wanyu kwa sogokuru wawe hagiye habonekamo umuntu utagira gute udashaka ugasanga hari undi muryango nawe ufite karande bose ugasanga ntabwo bashaka ugasanga hari undi muryango nawe ufite karande yo gushaka ariko ntibubake karande rero ibaho nanone uravuze ngo uduhaye urugero ku muryango ugasanga hari umuryango ufite abana ariko harimo umwe utazashaka bitewe n'imihango cyangwa imigenzo uwo muryango waba warakoze tugiye guhera ahantu hamwe kugira ngo tubitware twitonze abantu badukurikiye iki kiganiro kiraryoshye kandi turabagerera ahantu heza ni gute umuntu yamenya noneho ko afite iyo karande waduhaye urugero rw'ahantu hamwe kuko ari ukubwata impamvu narashaka wenda nuko bimeze gutya cyangwa cyangwa n'abantu bakabibona bakavuga ati bakuzirikiye ahantu ku nsina ibintu bimeze gutyo bakuzirikiye ahantu ni gute umuntu yabwirwa ko ubuzima ari gucamo ari karande hari n'abavuga ngo wenda ngo ni ishuri ry'Imana ndagira ngo uze gutandukanya aho hantu hatandukanyiriza abantu badukurikiye urakoze cyane nkuko nari ndimo mbigusobanurira kugira ngo umenye ko ufite karande Bibiliya iratubwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzaba batura yego indwara urwaye ukamenya ko uyirwaye irakira kuko niyo ugiye imbere ya muganga wicara imbere ya muganga akakubaza ngo urwaye gute mu by'ukuri nta cyuma muganga afite cyo kureba indwara urwaye utazimubwiye iyo rero umubwiye niyo agiye kugufata ibizamini amenya ibizamini ari bugufate ibyo ari byo bivuga iki rero bivuge ngo iyo uzi karande ukayimenya urayikira ariko iyo utayizi ugira ngo ni ibisanzwe ukaba wakwitwaza ngo no kwa runaka ntabwo barashaka no kwa runaka bapfa babyara kwa runaka umuryango wabo karande yabo n'abasinzi kwa runaka karande yabo n'abajura kwa runaka karande yabo ntibahinga ngo beze karande yabo ni ugukorera abandi buryo abana karande yo gukorera abandi ukaba utakwikorera ngo bikunde yego karande y'iwanyu n'imigenzo y'iwanyu yo mu bisekuru by'iwanyu ukaba washora igishoro nubwo washora miliyari ariko ugahomba kuko karande y'iwanyu ntabwo ikwemerera kwikorera yego karande y'iwanyu umuvumo w'iwanyu ugutegeka kujya gukorera abandi rero iyo wamenye karande kuyifite urayisengera igashira birashoboka ko wowe wakwisengera karande ntiveho bitewe nuko ihishurirwa ryawe ari ritoya yego ukaba washaka ufite ihishurirwa riri hejuru yawe akagufasha gusengera karande kuko karande iyo usengera karande uyihera mu mizi usenya uhereye mu gisekuru
ni ukuganira icyambere umuntu akamenya yego irindi umuntu atamenye wowe nawe utazi mwuka w'Imana akabihishura noneho gusenya rero karande ni ukujya mu bisekuru kuko Bibiliya ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base hageza ku buzukuruza babo ibihe ibihumbi iyo Imana ivuga ngo imvi zaba urugenzi ni sogokuru so abo abyaye ni abana be abo ubyaye ni abuzukuru be abo ubyaye ni abuzukuruza be bikagera ku buvivi ni Imana y'ibisekuru ariko Imana itangirira kuri papa ikagera ku gisekuru cy'ubuvivi igatangira bundi bushya ego iguhereyeho burya igisekuru cyawe wowe cyangwa se igisekuru cyanjye kizahera kuri njyewe abana banjye abo mbyaye abo bazabyara nabuzukuru banjye ababuzukuru banjye bazabyara bazitwa buzukuruza ababuzukuruza banjye bazabyara bazitwa ubuvivi Imana igahagararira aho ngaho igatangira nanone ku buvivi igahagurutsa n'undi muntu izakorana nawe karande rero iyo wayimenye tuvuga urugero niba wubatse urugo rwa mbere rugasenyuka yego ukubaka urwa kabiri rugasenyuka yego ukubaka urwa gatatu rugasenyuka bivuge ngo hari karandi wanyu idashaka kugira gute ko wubaka iyo rero wayimenye wamaze kumurikirwa n'umucyo iyi karandi urasenga ikava ku buzima bwawe Yesu ashimwe amen buriya iyo karandi hari ushobora gusenya atari amafuti yuko uri ikigoryi mu kubaka yego ariko karande ikazi kakwambika umwambaro n'umukara ku mugabo wawe umugabo yakureba akurambagiza yabonaga uri umukobwa mwiza ariko yakugeza mu rugo kuko karande yagukurikiye ikazi kamwereka ko yibeshye yakureba ibirenge ati ntago ari uyu narambagije karande gatangira kumwereka amadefo ku buzima bwawe ushobora gushaka umugabo ufite karande yo kutubaka nawe ufite karande yo kutubaka iwanyu izi karande rero ziraza zikaganira buriya karande ziraganira gute buriya karande ziraganira urugero reka tujye kuri Aburahamu na Sara buriya Aburahamu na Sara Sara yari afite karande yo kutabyara iwabo ariko Aburahamu yarabyaraga karande y'iwabo wa Sara yamutegekaga ko agomba guharikwa karande iramuganiriza imuganirije aragenda ajya kuganira na karande y'iwabo wande w'Aburahamu karande ziganiriye aramubwira ati watwitsiye umukobwa inda akabyara umwana akamubyarira ku bibero byanjye kw'iby'Imana yavuze tubitegereje tubibuze buriya karande kwereka ko iby'Imana yavuze bitazanabaho amushingira Hagayi amushingiye Hagayi barabyaye aramuhagama Sara akangutse amenya ko yatanze isezerano ku mugabo we abwira Aburahamu ati Imana idukize njye nawe Imana idukize izi rero zari za karande zaganiriye zivamo umwana utari muri gahunda y'Imana kuko Imana rero abwiye Aburahamu na Sara ko bazabyara inde Isaka ariko karande ziganiriye Aburahamu aravuga ati we ko natwe si wacu karande y'iwacu igira abagore benshi pfa kuzana nkwereke akimugeza imbere y'abamutwitse inda intambara biravutse tayari mu isezerano hinjiramo karande yo mu bisekuru by'iwabo wa Sara n'iby'iwabo wa Aburahamu ari nazo karande uyu munsi ubona ziba mu nzu y'Imana yego hari karande zo gusinda yego ugasanga mu muryango abantu n'abasinzi bose cyangwa se ugasanga harimo umwe ari we wafashe ibyo bigirwamana byo mu muryango ari we babiterekere bigahitamo burya karande zihitamo burya karande zihitamo
karande zamara kuguhitamo ukaba umusinzi mu muryango, amafaranga yose ukoreye ni mu kabari, amafaranga yose winjije ukajya gutumira abo muyasangira, waba uyamaze karande igahagarara. Kandi karande iraforusa, karande iraforusa ikaguhuza n'abandi basinzi bagenzi bawe bagufasha kurya ayo mafaranga, kuko karande inahamagara inyatsi. Burya karande ihamagara umwuka w'inyatsi, yego, kugira ngo amafaranga yose ufite mu mifuka gushiremo, kuko utemerewe gutunga amafaranga. kandi wari wayabonye waguye, kandi wari wayabonye ukabura umunyamahirwe. Ni wowe muntu ubona akazi keza ariko ntikagire icyo kakumarira, ni wowe ubona ibiraka byiza ariko ntibigire icyo winjije, ntibigire icyo bigira bite bikumarira. Iyo rero wamenye ko iyo karande ihari irashira, yego, Yesu ayikuraho, yego, Yesu arayikiza karande. Musho ndagira ngo mbarize wenda umuntu twaba turi kumwe hano, hari ukubwira nanone kugira ngo nyine uze kumuha ubusobanuro, akaba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akakubwira ati hari n'icyanditswe kivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Mbese uyu muntu abaye abizi ariko atabyizera, wakizera ko Yesu arangiza byose, karande yayikurwaho kubwo kwizera icyo cyanditswe gusa, bati iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yahindutse icyaremwe gishya. Aha ngaha nibyo ijambo ry'Imana icyo rivuga ni ukuri, kuko ijambo ry'Imana ntiribeshya kandi ntirinavangiye. Abari muri Kristo Yesu baba icyaremwe gishya. Yewe ngo n'ibya kera muri Kristo Yesu biba byibagiranye, ntabwo biba bikibukwa. Ariko reka dusubire inyuma gatoya. Ni muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya. Ibyaha wakoze byose mu maso y'Imana birasibangana, biranibagirana. Uba wabaye mushya muri Kristo Yesu. Ariko Pawulo yanditse amagambo avuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. None se izi ntambara ni iz'iki ko twabaye icyaremwe gishya? Icya mbere, pastor, nubwo wabaye icyaremwe gishya, ntibutse ko dukizwa 50. Buriya Yesu yaje muri 50 mu bumana, ariko no mu mubiri yambara umubiri, yambara umubiri ubabara, yego, yambara umubiri urwanywa. Hanyuma rero iyo wakijijwe ni 50, no mu mubiri tubamo 50. Buriya karande aya maraso nambaye, aya maraso ngendamo ni aya data na mama. Dawidi yavuze amagambo akomeye muri Zaburi ya 51, yaravuze ngo unkure mu mutima w'ubuye, uyu ni umutima wo kwa Yesaya, mu mutima w'inyama. Aravuga ngo mu byaha niho mama yagize gute, yambyariye. Nta muntu uvuka ari umukiranutsi, nta nubwo tubyara abakiranutsi, tubyara abanyabyaha kuko twara abanyabyaha. Umuntu akizwa amaze gukura, yamaze gutandukanya ikibi n'icyiza. Hanyuma rero kuba dukurikiye no kubazadukurikira, aya maraso turimo ndacyabarizwa iwacu, n'irangamimerere yanjye ndi uwo kwa runaka, yego. Kandi ibyarwanije data biri mu maraso yanjye, n'ibyarwanije mama biri mu maraso yanjye. Ariko kuba icyaremwe gishya, iyo dutabaje Yesu araza akadufasha kurwana na bya bindi tugatsinda, tukaba abatsinzi. None uyu ubaye mu bihe byiza byo gusenga, karande z'iwanyu zirasinzira, ubusambanyi bukagushiramo, ubusinzi bukagushiramo. Ari nayo mpamvu iyo ugize intege nkeya, bya bindi byongera bikagaruka muri wowe, byongera bikagaruka. Petero yabivuze neza, yaravuze ngo iyo utaramenye umucyo
ngo ariko none wamenye umucyo ngo biba nka wa mugani ngo bavuze ngo imbwa isubiye mu birutsi ngo kandi ingurube yuhagiwe isubiye mu byondo bivuze iki ibingibi ni umuntu wamenye ukuri kukamubatura akaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu yasubira inyuma ibyo yakoze kera bikaba bibi kandi na Yesu yaravuze ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ntabwo ajya kure ye ahora akomanga iyo mwirukanye aragenda ngo agashaka ubundi buturo ngiyo abubuze ashaka abandi badayimoni bamurusha imbaraga barindwi bakaza bagakomanga ugasanga wa muntu wanywaga icupa rimwe anyweye amacupa 50 Yesu ashimwe rero iyo niyo karande kuba icyaremwe gishya ntibivuze yuko utarwana na karande z'umuryango uvukamo iyo rero wakijijwe byose ukabifata ko byabaye icyaremwe gishya ni wahandi urwana na karande w'umushumba ukarwana na karande uri umuhanuzi ukarwana na karande uri evangelizasiyo ugasanga karande ziwanyu zakurashe ukajya ubwiriza ariko unywa akayoga yego karande zigukoreramo ariko nyamara ntabwo uzi ko zigukoreramo ugasanga urabwiriza ariko nyamara nyuma yo kubwiriza karande kakongorera kuko utayimenye ngo uyirwanye uyikure mu buzima bwawe yego kandi karande ntipfa karande irasinzira kuko karande niyo kamere iyo kamere yari ipfuye kuko Paulo yabyanditse avuga ngo ibyo mwuka yanga nibyo kamere ikunda ariko ibyo kamere ikunda nibyo umwuka agira gute urumva ni intambara zirwanira mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu amazina yanjye nitwa Uyisenga Alphonse horo Uyisenga ndi umupagani kandi ndi n'umukristo ni intambara zo mu mwuka none se kubera iki mfite izina ry'Inyarwanda ariryo ripagani mfite n'izina ry'Ikristo kubera iki se ntiswa amazina abiri y'amakristo nta nubwo binashoboka mwirangamimerere ntabwo babyandika ugomba kwitwa umupagani kandi ukitwa n'iki n'umukristo yego reka tugushimire nama episode tuzakomeza tugaruke muri komenti muraza kwandikira umushumba kandi ikindi nanone nimba ujya urota inzozi umushumba afite impano yo gusobanura inzozi kuzigira uzandika umwandikire muri komenti agusobanurire n'abandi bumvireho bajya barota izo nzozi Imana ibaha umugisha rero tuzagaruka nomero ya telefone 0785 64 wampamagara ushaka ubusobanuro kuri karande kuko tuba dufite umwanya mutoya hano nkagusobanurira birambuye cyangwa se tugahura tukabiganira birambuye wanyandikira se kuri WhatsApp cyangwa se ukajya kuri Uyisenga TV ukabyumva neza birambuye Imana ibaha umugisha kandi aho muri mukomeze kugubwa neza kandi amaraso ya Yesu abatandukanye na za karande zarizo zose ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu amen amen dusengere mwami Yesu mwami Imana yacu ubera hose icyarimwe kandi ibyo ureba sibyo tureba n'imirimo yawe irahambaye ntawakora ibihwanye nawe twarimo tuganira ku ijambo ryitwa karande ariyo kamere turemyemo icyakuzanye mu isi muri misiyo yawe mu isi niyo kudutandukanya na za karande tuvukamo na kamere kuko ibyo mwuka yanga nibyo kamere ikunda kandi ibyo kamere yanga ikunda nibyo mwuka yanga rero turwana intambara za buri munsi ku bwa kamere y'icyaha ku bwa karande z'imiryango tuvukamo nyamara tutagize mu ruhare ariko tukarwana nazo rimwe na rimwe zikadutsinda rimwe na rimwe tugatsindishirizwa n'ubuntu bwawe kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga unyemerere rero buri muntu wese uri bwumva iki kiganiro kuri karande yose yamubase kuri karande yose imuriho kuri karande yaziritse ubuzima bwe ni ukuri ndakwinginze kugira ngo iri sengesho ribohora ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo maze twibere icyaremwe gishya amen.